Umugabo yari ategereje hanze y'icyumba cy'ababyeyi aho umugore we yarimo abyara. Muganga nibyo yasohotse amubwira ko umugore we n'umwana w'umukobwa yari amaze kubyara bafite ibibazo bikomeye, ko umugore yavaga amaraso menshi adahagarara ndetse ko n'umwana we amaraso yari yinjiye mu bihaha kandi ko yari hakenewe amafaranga menshi kugira ngo babavure. Gusa umugabo nta mafaranga yari afite. Igihe ikibazo uko aza kubigenza, sebukwe wari umukire cyane yaje amusaba gusinya impapuro za gatanya kugira ngo yemere kwishyura ibitaro. Nubwo umugabo yakundaga umugore we cyane, yemeye gusinya impapuro kugira ngo aroke ubuzima bw'umugore we ndetse n'umwana. Gusa sebukwe yahise amubwira ko atakinamushaka mu muryango we, ko agomba gufata uruhinja bakamuvira mu buzima. Nyuma yaho sebukwe yaje guha umurinzi we igikapu cyuzuye amafaranga ngo ayahe wa mugabo ntazigere agaruka imbere yabo, ariko umurinzi arayitwarira akuramo duke aba ari two abaha. Uwo mugabo yahawe umwana we w'umukobwa aramurera wenyine mu buzima bw'ubukene. Mu gihe nyina we yakangukiye, se yamubeshye ko byarangiye umwana we w'umukobwa apfuye ndetse ko n'umugabo we yahisemo gufata amafaranga akamuta, ko nta kindi yishakiraga usibye amafaranga. Umugore icyo gihe yahise yishwa n'agahinda. Nyuma y'imyaka 5 twabonye wa mugabo n'umukobwa we bari mu nzira, abandi bana basereza ka kana ke ngo nyina ntagashaka kubera kanduye. Umwana nibwo yageze mu rugo afata ibase arakaraba cyane abaza papa we ati se papa koko ndanduye niyo mpamvu mama atanshaka? Baramusubiza ati mama wawe ni umuntu mwiza ndabizi aragushaka kandi aragukunda. Mu gitondo wa mugabo yagiye kwa muganga bamubwira ko afite kanseri y'ibihaha, ko yatangira kwitegura ko akanya kariko kose yapfa. Yararize yibaza uko umwana we azabaho. Uwo mugoroba yageze mu rugo yaguze keke, umwana we yari afite isabukuru y'amavuko. Umwana niko gutanga icyifuzo ko yifuza ko se yagira ubuzima bwiza ndetse ko yifuza kubona mama we. Se yamujyanye kwa nyina kugira ngo amubone, ariko sekuru aramukubita abarinzi baramwirukana. Mu myaka yakurikiyeho se yaje kuremba, indwara yari imumereye nabi. Yakomeje kwivuza kugira ngo abeho kubw'umukobwa we. Umukobwa amaze gukura yabaye umuforomokazi mu bitaro, ariko uburwayi bwa se bwo bwarakomeje kugeza aho abaganga bamubwiye ko akeneye amafaranga menshi yo guterwa igihaha kugira ngo abeho. Umukobwa yagerageje gushaka amafaranga ariko biramunanira. Yafashe icyemezo cyo kujya gusaba ubufasha kwa nyina. Agezeyo yarakomanze, nyina niwe wari uri mu nzu akingura urupangu, ariko kwa kundi abakire bagukingurira bari mu nzu. Umwana atari yinjira, sekuru yahise ahinguka kuko yari yaramubonye kera ubwo yazanaga na se, ahita amumenya amubaza ikimuzanye. Umukobwa amubwira ko se arembye cyane ko ashaka ubufasha bwa mama we. Sekuru ahita amutuka. Muri ako kanya nyina nawe yarimo asohoka kureba uwo yakinguriye kuko yabonaga atinjira. Akigera hanze umwana amubonye yahise ahamagara ati mama, ariko abarinzi bamufuka umunwa ndetse nyina bahita bamuhamagara ko umuhungu we muto yari yikubise hasi, ahita asubira inyuma batabonanye. Sekuru yongeye kumwangira kubona nyina, ahubwo ategeka ko bamufungirana. Mu gihe yari afungiye mu nzu yakiriye inkuru y'incamugongo ko se amaze gupfa. Ubwo bamukinguriraga yahise asohoka yirukanka asanga se muri morgue, maze afata videwo y'ukuntu se yapfuye arayireba ararira. Uwo munsi yafashe icyemezo cyo kwihorera kuri uwo muryango wa nyina. Nyuma y'urupfu rwa se yinjiye muri uwo muryango nk'umuganga w'umuhungu wa nyina muto wari urwaye umutima. Agezeyo yabonye nyina ariko ntiyamumenya, ahubwo yamufashe nk'umukozi usanzwe. Ibyo byababaje cyane umukobwa. Umuhungu mukuru w'uwo muryango niwe wamwakiriye neza kandi amuha icyumba cyo kubamo. Nyina niko kubwira wa muhungu we mukuru ngo yitondere uwo mukobwa ngo arabona asa n'ababyinnyi bo mu tubari. Ibyo umukobwa yarabyumvaga bimutera agahinda. Mu gihe yatangiraga kwita kuri musaza we muto, ariko niwe wenyine wari ubizi, yakundaga kumuhatira gukora imyitozo kugira ngo yongere kumenyera kugenda. Nyina yabifashe nabi amujyana hanze amukubita urushyi amushinja gutoteza umwana we. Nubwo yababazwaga nuko nyina yamufataga, yakomeje kwita ku mwana. Kwa muganga nawe baje kumuhamagara bamubwira ko ibisubizo bye byasohotse, ko basanze arwaye kanseri nk'iyo se yari arwaye. Avuye kwa muganga yerekeje kwa nyina, hari habaye ikirori cya aniveriseri cya wa muhungu mukuru. Nyina amaze kumuha impano, telefone ye yarasonnye maze umuhungu asohoka ajya kwitaba, maze ka kana gato gahita gashinja wa mukobwa kwiba impano y'isaha yari yaguriye mukuru ku isabukuru y'amavuko. Umuryango wose waramushinje maze batangira gusaka ibintu bye, ndetse na nyina ategeka ko bamwambura bagasaka no mu myenda ye. Muri ako kanya umuhungu mukuru yahise agaruka avuga ko uwo mwana isaha yayimuhaye ko ahubwo yabyibagiwe. Tubona ko kare umukobwa yabibonye ko umwana yafashe isaha akayishyira mu myenda ye, yarangiza akayishyira wa muhungu mukuru akamubwira uko byagenze. Mu gihe basakaga babonye agasanduku karimo ifoto
y'uwo mukobwa ari kumwe na se, maze igwa hasi ariko nyina ntiyayibona. Umuhungu mukuru we yarayibonye ahita amenya ko uwo mukobwa ari uwa nyina, bumvaga ko yapfuye. Muri ako kavuyo kose wa mwana muto yahise ahaguruka atangira gusaba imbabazi ko yari yakoze amakosa, ariko kubera ubwoba umutima we wahise uhagarara. Bahise bamuterura bamujyana mu nzu. Umuhungu mukuru agerageza kuwushitura ari nako nyina yariraga avuga ati ubu nabuze umwana wanjye w'umukobwa, none dore n'uw'umuhungu agiye kuncika, ubu se ubu nacumuye iki? Uwo mukobwa yahise amenya ko nyina yari amaze imyaka yose atekereza ko yapfuye kandi ko atari we wamutereranye. Nubwo yari agifite agahinda kenshi yatangiye kumugirira impuhwe. Ubwo ka kana gatoya karazanzamutse bahita bakajyana kwa muganga. Mu gitondo uwo mukobwa nawe yagiye kureba uko umusaza we yari ameze. Ahageze harebera mu kirahure cy'urugi abona nyina bazira mu kazi, ahita yinjira amushyiriraho umuti. Nyina niko kumubwira ati izina ryawe mba numva ndizi, ati se papa wawe yaba yitwa nde? Ataramusubiza sekuru yahise yinjira, amubonye ahita amusohora hanze. Batangira gutongana amubaza impamvu yabeshye ko yapfuye. Sekuru yamusubije ko atigeze amwifuza muri uwo muryango kandi ko atari uwo mu rwego rwabo. Ibyo byababaje cyane umukobwa. Mu gihe yari amaze kurengwa n'uburakari n'agahinda, yavuze ko niba batamushaka muri uwo muryango azabica nabo bakajyana nawe. Icyo gihe nyina yumvise ayo magambo gusa aza yiruka amukubita urushyi amushinja gushaka gusenya umuryango we. Uwo mukobwa asigara aho wenyine arira yumva ko yongeye gutereranwa n'umuryango yari amaze imyaka yifuza. Nyuma y'ibyo umukobwa yagiye kwa nyina kureba niba murumuna we yari ameze neza. Ahageze uwakoraga yaramubwiye ati urabizi ko utakabaye winjira aha ngaha kubera ibyabaye, atari ko kubera ari wowe injira ntumare igihe kirekire. Yinjiye mu cyumba kirimo agasaza ke gato asanga gasinziriye maze aramwitegereza. Arangije aravuga ati nkugirira ishyari, ufite ababyeyi bagukunda, iyo urwaye abantu bose barahangayika, njyewe se nazize iki? Yari afite akabogisi mu ntoki kari karimo impano yari amushyiriye. Arangije agashyira ku ruhande aravuga ati iyi mpano ni iyawe nguhaye. Mbere y'uko asohoka nyina yahise yinjira mu cyumba ahita amubwira urimo urashaka iki hano? Nakubwiye ko nagushaka mu muryango wanjye, ese waba waje kwica umwana wanjye cyangwa? Umukobwa yarababaye cyane yumvise nyina amubwira ayo magambo, ariko aratuza amusaba imbabazi, ariko nyina akomeza kumutuka amubwira amagambo menshi ababaza. Muri ako kanya umuhungu mukuru yari ahageze abwira mama we ati mama rekeraho, ntabwo wakabaye umubwira ayo magambo, kubera ko umuhungu mukuru yari yarabimenye ko ngo ari mushiki we, ariko yaranze kubibwira nyina kuko nanone yari yarabonye ko uwo mukobwa afite kanseri nk'iya se, ndetse ko isaha n'isaha yapfa. Mbese yari yaranze gutera agahinda nyina kuba yabona umwana we n'ubundi agahita abona ko agiye gupfa. Uwo muhungu nibwo yahise abwira umukobwa ati ngwino ngucyure, amushyira mu modoka ngo amugeze iwe. Bageze hanze y'inzu ye umukobwa aramubwira ati nishimiye kubona umuryango wanyu umeze neza, nishimiye ko na mama wanjye abayeho neza, ariko sinshaka ko akomeza kuba ababazwa no gutekereza ko napfuye. Sinshaka kongera kumva mumbwira ngo yagerageje kwiyahura, ndashaka ko abohoka muri ubwo bubabare. Yahise amuha ya box yari afite aramubwira ati iyi ni impano ya musaza wanjye, uze kuza kuyimuha sinzongera kwegera umuryango wanyu. Maze akivuga atyo ahita asohoka mu modoka yinjira mu nzu. Umuhungu mukuru afungura ka box asangamo impapuro zigaragaza ko umukobwa yari yemeye gutanga umutima we kugira ngo arokore ubuzima bwa musaza we kuko bari bahuje ibipimo byose byo guhanahana ingingo. Yaratunguwe cyane aramuhamagara ariko umukobwa ntiyigera asohoka. Umuhungu yaratashye. Ageze mu rugo yabwiye umuryango wose ko habonetse umuntu ushaka gutanga umutima. Abantu bose bahise bibaza se uwo muntu yaba ari nde, ababwira uwo ari we. Bose bakimenya ko ari uwo mukobwa, nyina we yararize ariko sekuru ararakara cyane avuga ko atabyemera. Niko guhita afata abarinzi be bajya kwa wa mukobwa batangira kumutuka ndetse no kumukubita bamubwira amagambo mabi ko badashaka umutima we, mbega ko nta hantu bashaka kugira ngo bazahurire n'uwo mukobwa. Yatangiye kurira cyane arababwira ati icyo nshaka gusa ni uko mama abaho neza akava mu kababaro arimo akabaho mu mahoro, ariko sekuru ntiyashaka kumwumva. Muri ako kanya wa muhungu mukuru yahise ahagera aramukiza maze amujyana kwa muganga kuko yari ameze nabi cyane, yatangiye gukorora amaraso. Igihe yari ari mu bitaro nyina yaje kwa muganga agira ngo amushimire kuba yemeye gutanga umutima. Ntiyari azi ko uwo yari umukobwa we uri kugurana ubuzima bwe. Umukobwa yamubwiye ko yabikoze ku bushake ndetse ko ibyo banyuranyemo byose mbere babana nabi ndetse batukana ko
ko bidakwiye kugira aho bihurira. Bidatinze umukobwa yasabye musaza we mukuru kumusohokana bwa nyuma kuko abaganga bari bamubwiye ko nta gihe asigaranye. Yaramujyanye ahantu henshi arishima, arangije amubwira ko afite icyifuzo cya nyuma. Nyuma umuhungu mukuru yaje kuzana nyina ngo asohokane n'uwo mukobwa umunsi wose ko nicyo umukobwa yari yamusabye. Barasohokanye barasangira, mbese bagirana ibihe byiza. Nimugoroba bicaye mu byicungo maze wa mukobwa atangira kuvuga aya magambo ati nanjye meze nkawe, papa wanjye yarapfuye, mama wanjye nawe ariho ariko ahora ababaye, mbese neza neza nk'uko nawe ubayeho. Rero iyo nza kuba ndi umukobwa wawe nakifuza kubaho ubuzima wishimye ugakomeza ubuzima bwawe n'abahungu bawe n'umuryango wawe. Ati kandi ndifuza ko umuhungu wawe azabona uwamuha umutima kuko njyewe abaganga bambwiye ko nshobora gukira, rero sinyibahaye umutima. Nyina niko kumubwira ati amahirwe masa. Yakomezaga kuvuga ayo magambo nyina atazi ko ari umukobwa we bwite. Aramusubiza ati ndumva nduhutse, wagira ngo uwo mukobwa wawe maze igihe kirekire nkuzi. Igihe cyo gutaha cyarageze. Nyina amaze kwinjira mu modoka yatangiye kugira ibyiyumviro bidasanzwe. Yafashe ku mutima aravuga ati sinzi impamvu ariko ndumva umukobwa wanjye ari kumpamagara. Muri ako kanya umukobwa aho yari ari yahise agwa hasi kubera bwa burwayi bwe. Bukeye umuryango wakiriye inkuru nziza ko umuhungu muto yakize nyuma yo guterwa umutima. Nyuma nibwo baje kumenya ko wa mukobwa n'ubundi ari we watanze umutima we. Hashize igihe kirekire nyina yaje kumenya ukuri ko burya koko uriya mukobwa yari umwana we. Uwo muryango wose waje kujyana kumva ishyinguweho wa mukobwa ndetse na se. Bagezeyo babwira wa mwana muto ko uwo mukobwa yari mushiki we. Nyina arangije ararira aravuga ati sinamenye ko wari umukobwa wanjye, nabimenye nkererewe utakiri kumwe nanjye, ariko guhera uyu munsi nzajya ngusura.